agoku noku aharigana katongezibera Radio West gamba president wa Tanzania makazo mbyo bwebembezi makatu yaje umuhezo wa president izayabera kimwe full president wa nyuma kufa kwa president Magufuli inyuma hwaho kandi umucyarogu abatuyiro mu nteba ahabwe mbere yo by the way chimombi ndebe kutega de maybe ne bimuteganisa no manya bakasiyakire bagira ngo ntebe gira heza kujubasa kwera nkebene basubwa bulldozer Magufuli umukono gwo cyoma finally bajuma. I think maybe this time abenanda kuoreka ngunajibasa aho kuki yakoze rokakireba abinji bakakomwa abandi baba disqualified baba naga konko mukarura katirwe unfair and it appeared ngo karebeke karukugendo misho umucara abayine 98%. So mwena hereze kugira ngo abaye bakomirwa bari kure wabo kubatagizire babazo buzire mbwe ngwacwire mu takwenda kurenga muzire kure abantu bari mu cumi wako icyo bayimba kora bakabatakucima kuko ko kubano ogene no rebe bintebi ureba ngo Tanzania nayo umukarura kakerugiremo. Yes umwembezi bomwine nuwogwe akarahirira kwate nebigumire nabyo abo kuba it was not a public gathering we ryaho akayakumirwa abasirikare nebindi yarahira ibyona konka hinengeri yiciteganise mu icishami cya Tanzania global abo kuba wanureba hati abahanga minjaga kuri Tanzania nayo gagitira revenue bagireba nkensi itandikire gukora umuringo gutarwe kandi genzire negena nerga harayine yebero ebene manyurwaho wabano yetegereza icyo kiriyo kigendo misho kirukuza kuwa kwendera kiti abantu bakomerwe bari kura naki but most people died in Tanzania so norebera kimwe ngo ubwahate mbere ryo tununje actually nabone bibasa kwiza kubakwata kwatamu abo kubaga mu mahanga gakwese bacu bakweta democracy cy'iteka ngo nabamwe betaga kucengo kukiraho hati babasa utongera kugihereza amabanja kuba bategatya ngo maybe aheriyo neza nebindi konka tureba mu Tanzania kandi nayo ubwiro inamabanja mingi kurugahe like any other African country of course imirundi mingi tukozaka sente kaheru and this time tureba ngo amahanga gagitireho question mark ekibasa biza kujya affectinga omunkora yayo okwebera iyo negenda agoku noku aharigana katongezibera Radio West gamba mpre